Ese wari uzi ko ushobora kumara ibyumweru byinshi udafite ibyo kurya, ariko udashobora kumara iminsi myinshi udafite amazi? Yego birumvikana. Ucyumva ibi ngibi uhise wibaza ngo ibi bishoboka bite? Bana natwe muri iki kiganiro, urasobanukirwa uburyo amazi ari ingenzi mu binyabuzima byose, ku bantu, ku nyamaswa no mu bindi bikorwa byose bisanzwe bya buri gihe. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bo kuri News. Turabibutsa gukora like, comment and share. No kuba batarakora subscribe, turabibutsa kuyikora kugira ngo bajye babona ibiganiro mu wa mbere. Tunabibutsa ko nimba hari ikindi kintu ushaka ko twazakoraho ikiganiro, wakitwandikira muri comment tukazagikoraho ikiganiro ubutaha. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku kamaro k'amazi mu mubiri w'umuntu. Turarebera hamwe mu mpamvu 7 z'ingenzi. Amazi ari mu bintu by'ingenzi umubiri wawe ukenera buri segonda kugira ngo ubeho. Gusa nubwo abantu bose banywa amazi buri munsi, bake muri bo nibo bazi akamaro gakomeye amazi afitiye umubiri. Amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi ubuzima bw'umuntu bushingiyeho. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi ku kigero kiri hagati ya 50% na 70%. Nta muntu ushobora kubaho igihe kirekire adafite amazi mu mubiri. Ku muntu hise wibaza ngo ariko se amazi akora iki mu mubiri w'umuntu? Ubushakashatsi bugaruka ku mpamvu 7 z'ingenzi, gusa bavuga ko hari n'izindi nyinshi ariko izi nizo zibanze. Ingingo ya mbere, amazi afasha mu gutwara intungamubiri. Vitamini n'imyunyungugu biva mu biribwa bikabasha kugera mu ngingo zose z'umubiri. Icya kabiri, amazi agenga ubushyuhe bw'umubiri. Iyo ushyushye cyangwa se uri gukora imyitozo, umubiri wawe usohora ibyuya. Ariya mazi asohoka afasha umubiri kugabanya ubushyuhe, kuko iyo ari gusohoka bigabanya ubushyuhe bw'imbere mu mubiri. Hari abantu bagira ikibazo cyo gushyuhirana cyane cyangwa se kubira ibyuya n'iyo atakoze siporo. Uba usabwa gukora siporo kugira ngo ari amazi asohoke mu mubiri. Amazi kandi afasha mu igogorwa ry'ibyo kurya. Amazi afasha mu gusya no kugogora ibyo kurya, bikorohera umubiri gukuramo intungamubiri. Undi mumaro wa kane, afasha impyiko gukuramo imyanda. Amazi afasha impyiko mu kuyungurura amaraso. Indi mpamvu, amazi arinda ingingo n'imitsi. Amazi afasha ingingo joint kugenda neza kandi agabanya ubushyamirane hagati y'amagufwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari kugenda, umuntu unywa amazi bihagije, hagati y'igufwa n'irindi haba horoshye cyane, bigatuma amagufwa atagenda kubanaho. Impamvu ya gatandatu, amazi afasha ubwonko gukora neza. Amazi afasha ubwonko gukora neza no kugabanya umunaniro. Kubura amazi cyangwa kunywa amazi adahagije bishobora kugutera umutwe uhoraho no kwibagirwa bya hato na hato. Ingingo ya karindwi, amazi atuma amaraso atembera neza mu mubiri. Amazi nicyo gice kinini cy'amaraso. Icyo amazi afasha gutwara intungamubiri, imisemburo n'umwuka mwiza mu mubiri wose. Ubushakashatsi ntibuvuga kimwe ku bijyanye n'amazi umuntu yemerewe kunywa ku munsi. Gusa hari ibyo bahurizaho ku bijyanye n'amazi umuntu agomba kunywa ku munsi. Umubiri w'umuntu umugenera amazi agomba kunywa ku munsi. Ikirere cy'ahantu ari, imirimo ukora ya buri munsi, imyaka ufite. Bavuga ko umugabo nibura ku munsi agomba kunywa litiro 3.7 habariwemo n'amazi ava mu biribwa no mu binyobwa aba yakoresheje ku munsi. Mu gihe umugore we agomba gukoresha litiro 2.7 habariwemo amazi n'ibiribwa aba yakoresheje ku munsi. Uburyo bwiza bwo kunywamo amazi ku munsi ni ukunywa hagati ya litiro 2 n'3. Ubundi buryo bishobora kukoroheramo, ushobora gukoresha hagati y'ibirahure 7 cyangwa 10 ku munsi, bitewe n'uko ubuzima bwawe bumeze. Ushobora gukenera amazi menshi nimba uri ahantu hashyushye, nko mu bihugu bishyuha cyane, nk'abantu bakora siporo cyane cyangwa abantu bakora imirimo isaba imbaraga nyinshi ituma umuntu abira ibyokere. Waba ufite indwara cyangwa se ikibazo gituma utakaza amazi menshi mu mubiri. Kimwe mu bimenyetso byoroshye kandi buri wese ashobora kureberaho, inkari z'umuhondo woroshye akenshi zerekana ko ufite amazi ahagije mu mubiri. Inkari zijimye cyangwa z'umuhondo ukomeye akenshi zerekana ko ukeneye amazi menshi mu mubiri. Inkari zibonerana cyane nk'amazi zishobora kwerekana ko wanyweye amazi menshi cyane, ariko si ikibazo buri gihe. Kunywa amazi menshi cyane birenze ayo umubiri ukeneye bishobora kugutera ikibazo mu mubiri cyo kugabanuka k'umunyu wa sodium mu maraso. Amazi si ikinyobwa gisanzwe gusa, ahubwo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kunywa amazi ahagije bifasha umubiri gukora neza.
kurinda indwara no gukomeza ubuzima bwiza. Ibitabo twifashishije ushobora gusangamo ibindi bijyanye n'umumaro w'amazi mu mubiri w'umuntu. The Water Secret ivuga umumaro w'amazi mu mubiri, uko afasha gukora neza k'uturemangingo, ikavuga n'ingaruka zo kubura amazi mu mubiri. Igitabo cyitwa Your Body Many Cries for Water kivuga impamvu kunywa amazi ari ingenzi mu mubiri n'ingaruka umubiri uhura nazo iyo utabonye amazi ahagije. Turabashimira ko twabanye muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora like, comment and share. Abatarakora subscribe turabibutsa kuyikora kugira ngo bajye babona ibiganiro mu wa mbere. Uwiteka abane namwe aho muri hose.